urabona ari amafaranga yakubaka urugo rugakomera, umugore akabaho, nkabyara abana bakabaho bakiga. Mbese ndagira ngo umbwire niba ko kubona byashoboka. Birashoboka cyane. Uvuga ngo buriya amafaranga menshi, amafaranga makeya iyo aje mu rugo rw'amahoro. Yego. Urumva niba ari umufundi wakorewe mu 13, 15, 12, kuko ariho urumva bakorerana menshi, ariho bo ni menshi mu bahemba menshi. Ukuvuga ngo najya kunywa inzoga akanywa amacupa 4, aranywa 8,000. Mu 12,000 yakoreye arasigarana 4,000. Ni ukuvuga ngo wa mukobwa iyo majije kubana, wirinda ikintu cyatuma umubwira nabi. Kandi nawe kuko aba abizi neza ko umubere umufundi arahembwe, agiye mu nzoga. Kandi nanywa inzoga ntago icupa rimwe ntago ryamuhaza, aranywa amacupa 2. Ndakeka ko icupa ry'inzoga, nubwo ntazi ibintu by'inzoga, icupa ry'inzoga zipfundikirwa ziri mu 2,000. Muraho neza, twongeye kubasuhuza cyane hano kuri Inzo Talks. Muraho neza, ariko turabakunda cyane. Nishage nk'ibisanzwe, nagarutse gusura wa mupapa mukunda cyane. Ubuse arongera bibwire, nashaka bibwire izina rimwe gusa kuko n'umuntu mumaze kumenyera. Ubushize twari turi kumwe, ubu nongeye kugaruka kumusura. Mwumvishe ko inama ze, afite inama nziza pe. Aragira umuntu inama ukumva nyine n'ibintu azi muri ubu buzima. Mwongeye kwirirwa papa? Yego murakoze. Nk'ubusanzwe amazina yanjye ni Eugene Hakorimana. Yego. Nkaba mbasuhuza. Amahoro n'imigisha bibane namwe. Yego. Bwana Engineer Eugene, nongeye kugaruka kugusura. Ariko uyu munsi ntabwo mfite ibibazo bijyanye n'akazi dukora, ahubwo ubu ngarutse noneho nje kukugisha inama ku cyanjye giti. Ariko ntabwo ari njye nyine iyo nama uri buyigire, hari n'abandi bazadukurikirana. Ubu rero ikibazo mfite muri ubu buzima kingoye cyane. Uri umuntu w'umupapa, urubatse, ufite abana, urumva ufite n'umudamu. Usibye ko nyine hano tuba tugusuye atariho mu rugo bari, ariko uhari aha tugusuye uhari mu rwego rw'akazi. Ubushize rero tubwiye ko umuryango wawe uri za Nyagatare, hirya za Burasirazuba, ariko ndagusuye hano uba. Bwana Eugene rero, njyewe Shagi, ubu mfite ikibazo gikomeye cyane, ngira ngo ungire inama, kandi inama ikomeye. Hari n'abandi bazakubona nabo bakaza kukugisha inama, ariko ubwo njye ninjye nyine wagutomboye, niko navuga. Bwana Eugene, usibye kuba wubakisha, ariko hari n'ibindi bintu, hari ibindi nararibonye mbona waba ufite ku rundi ruhande, atari iryo kubakisha amazu, ahubwo ari wanagira n'umuntu burya inama y'icyo yakora ku ntego afite. Urabizi neza, mfite ibibazo byinshi ubu ngubu. Uri umukoresha wanjye, urabizi amafaranga umpemba urayazi. Mbese nta kintu utazi kuri njyewe, niyo mpamvu mpora nza kukureba. Ikibazo rero mfite ubu ngubu ni ikibazo nanjye cyo kuba nagira umuryango. Ubu ndeba hano mfite imyaka itari mikeya. Ubu igihe cyo gushaka kuri njye cyarageze. Ariko nanone nibaza uburyo ubu ngubu ngomba kubinyuzamo kugira ngo nanjye mbe nagira umuryango. Nicyo kintu ubu ngubu kiba kimpangayikishije. Uyu urebye mbona abandi bari gushaka, tunganya imyaka, twavukiye rimwe. Mbese ni nk'iyo nama ushobora kungira n'abandi bazumva, bagenzi banjye bazadukurikirana, cyadufasha. Murakoze. Mfite igitekerezo cyiza. Ni byiza cyane burya kugira umuryango,
kuba waravutse so na nyoko bakakurera ugakora ugakura ukaba umusore ukagera igihe cyo gukora amafaranga ukagera igihe cyo gutekereza kubaka umuryango. Ni igitekerezo cyiza yego, ariko nk'uko wari umbajije ku nama, mbere na mbere ubanza guhitamo uwo muzabana. yego, ugahitamo uwo muzabana. yego, kandi nizere ko uba mu bintu uba mu idini. ndi umukristo ndakijijwe cyane. yego, yego, buriya ni byiza nanone iyo ugize amahirwe ugahuza n'umuntu muje ukwemera, kuko hari igihe umuzana muhabanye. yego, byakubitewe na ya myumvire yawe mu idini, ugasanga we niye birahabanye. muri icyo gihe rero ukumva ko mu rugo muba mufite nk'ukudahura, hari ikintu muba mudahuriyeho ku bintu bijyanye n'amadini. yego, icyo cyo ukagishyira ku ntoki ati okay, mba mu idini, ndi umwadeperi, ndi umudivantiste. hari urubyiruko tubana umunsi ku munsi mu idini. yego, uyu muntu indangagaciro z'idini akaba azizi. yego, mbere na mbere uhitamo umugeni umukuye mu idini ubarizwamo. nicyo kintu cya mbere kibanza kukorohera. none se je nawe uba mu idini ndabizi, ariko se ntabwo wazana umukobwa muri indi dini ngo mubashe kubakana? nabyo birashoboka cyane, ariko kugira ngo nyine wirinde za nzitizi uzamuzana, ariko nibigera hagati bishobora kuba intandaro yo kugira ngo urugo rwawe ntirutere imbere. yego, ariko kugira ngo wirinde icyo kintu ugomba gushaka umuntu muhuje ukwemera. muhuje ukwemera. nese papa wacu ko nta basore tuzi tugenda tujahagurika aho tubonye, ubwo nyine inama tugiriye nizo, niba ukijijwe shaka umukobwa mu idini muhuje. yego, kuko bizaba byiza kurushaho. noneho niyo habaye nk'ikibazo mu muryango, yego, kuko utumira ba bandi bo mu idini banabashyigikiye. muri icyo gihe rero ba bantu ubu bagabanyirije akazi ko kugira ngo babunge. yego, ubwo iyo ni pate ya mbere. iya kabiri sasa. ipate ya kabiri, iyo ugiye kubaka umuryango, banza nanone umenye se wa mukobwa cyangwa wa musore afite ababyeyi bombi. yego, ushobora kumuzana ari imfubyi. muri icyo gihe umwana w'imfubyi cyangwa umusore w'imfubyi cyangwa umukobwa w'imfubyi, hari ibyo atabonye. yego, hari umunezero atagiye abona. yego, uburere, ibyishimo by'ababyeyi. iyo umuzanye rero uri umugabo cyangwa mukabana ari umukobwa w'imfubyi cyangwa uri umusore w'imfubyi, hari imbaraga uzamutakazaho umusore kugira ngo umuhe bya byishimo atabonye, atahawe n'ababyeyi. yego, kuko akenshi afite nko kuba abayeho mu bwigunge. kuba umuntu ari imfubyi ntabwo azabona umugabo rero. kuba uri imfubyi, icyo nshaka kuvuga ni uko wa mukobwa niba mukundanye, menya ko niba urukundo rujya aho rushaka, sibyo? niba umukunze ugasanga wa mukobwa weguriye umutima wawe ugasanga nta babyeyi afite, ntabwo uzamwanga kuko nta babyeyi afite, ahubwo wamenye uburyo ki uzamuba hafi nk'umubyeyi. ko numva biba bibaye akazi. ni ukuvuga ngo wa mukobwa iyo mumajije kubana, wirinda ikintu cyatuma umubwira nabi. kandi nawe kuko aba abizi neza ko umubereye nk'umubyeyi, arakubaha. arakubaha. iyo ni parite ya kabiri. iya gatatu sasa, noneho ubwo urumva kunyura mu idini ukabonamo umukobwa birashoboka cyane, uramubura. kubona mbese uwo muzabana birashobotse, ariko noneho hari ikindi kintu gikomeye cy'ubuzima
muzabaho bw'imibereho. Aho hantu hoho ni iki kintu umuntu ashobora gukora? Nkanjye urugero ndi kurwitangaho, ndagukorera, ntabwo ari urwenya, turakorana, amafaranga umpemba urayazi, amafaranga ko kumpemba nkawe urabona ari amafaranga yakubaka urugo rugakomera, umugore akabaho, nkabyara abana bakabaho bakiga. Mbese ndagira ngo umbwire niba ko kubona byashoboka. Birashoboka cyane. Uvuga ngo buriya amafaranga menshi, amafaranga makeya iyo aje mu rugo rw'amahoro, yego, arusha amafaranga menshi aje mu rugo rutarimo amahoro. Ni ukuvuga ngo ngiye sahize bisubiremo twumve. Ni ukuvuga ngo amafaranga makeya, yego, aje mu rugo rufite amahoro aruta amafaranga menshi aje mu rugo rutarimo amahoro. Kamera ako kantu uzakadukatira. Yego. Ni ukuvuga ngo ya mafaranga 5,000 wakoreye 600 wakoreye, ukarya amafaranga 1,000 saa sita, ugashyira umugore inote ya 5 yiriwe mu rugo, ukavuga ati dore amafaranga nakoreye ni aya ngaya, ashobora gukuraho 2,000 akabihahisha, ibindi 3 akabijyana muri twa dutsinda abadamu akunda kuba barimo. Yego. Ya mafaranga rero ariyongera, ejo ukaguramo itungo, ejo ukaba wakwishyura umwana mituweli, ejo ukaba wajyana umwana ku ishuri. Ubwo nibwo buzima uba ukeneye. Yego. Ibyo byose wabashe kubigeraho neza, ufite amahoro, byose ubigeraho. Ufite amahoro. Mbese urugo rufite amahoro nta kintu rutageraho. Nta kintu rutageraho. Nubwo mwaba muryo busa. Niko navuga. Oya, busa ntabwo mugomba ne kuburya. Ni ukuvuga ngo niba ubushobozi bwo kurya bya biryo byiza bavuga butabonetse, ariko ukabona bike bibatunga, mukabiryana umutima mwiza, murushije ba bandi babifite ariko bari kubiryana umururumba. Yego. Urumva? Yego. Ni ukuvuga ngo rero amafaranga yose waba ufite winjiza mu rugo rwawe, akinjira mu buryo bwiza bwo kunyurwa, byanze bikunze amafaranga akugeza ku iterambere. Sinzi ko bizashoboka pe. Birashoboka cyane. Urabizi ko niyo turi mu kazi ubu tugira inama. Yego. Ubu tugira inama, utubwira ati dukore gutya, dukore gutya, bizagenda gutya, bizagenda gutya. Yego. None se ndatekereza harimo nubwo udukoresha, ariko ni wowe uzi tumaranye igihe, ni wowe uzi uburyo udukoresha, ni wowe uzi n'uko udufata. Urumva ufite uko umfata, n'abandi bakozi bagenzi banjye ufite uko udufata. Buriya ndabizi ko bazatwumva nk'abagenzi banjye bakorera amafaranga bagahita bajya kwinywera amayoga. Urumva bo bizagenda gute, rwa rugo rwabo ruzagenda gute mu gihe bazaba barufite? Byenda tuvuge hari ukuntu umuntu yemera gufata risike, akavuga ati mu busabusa mfite reka nzanemo umudamu, ariko ugasanga n'ubundi yangeso, nubwo azanye umudamu, yangeso yo gukunda kutagira imibare n'ubundi aracyayifite. Ese nka buriya ayo mafaranga urumva ni icyo azafasha rwa rugo? Urumva nanywaho inzoga, najya gukuraho icupa, urumva azasigarana iki ku mafaranga uduhemba? Nawe urayazi. Urumva bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo rero ku mafaranga make dukorera, amafaranga yose yakugeza ku iterambere bitewe na nyiri kuyahabwa, wowe nyiri kuyakorera. Ni ukuvuga ngo nk'ubu umufundo arahembwe, agiye mu nzoga, kandi nanywa inzoga ntabwo icupa rimwe ntabwo ryamuhaza, aranywa amacupa 2. Ndakeka ko icupa ry'inzoga, nubwo ntazi ibintu by'inzoga, icupa ry'inzoga zipfundikirwa ziri mu 2,000. Safi sana. Aho ngaho ntabwo ugiye kure. Mu 2,000 ntabwo mbizi neza, ariko aho ngaho biri mwaho. kandi najya kunywa ntabwo arajya munsi y'amacupa 2, aranywa kugira ngo ahage. Urumva niba ari umufundo wakorewe mu 13,
15, 12 kuko ariho urumva bakorera na menshi ariho bo ni menshi mu bahemba menshi. ni ukuvuga ngo najya kunywa inzoga akanywa amacupa 4 aranywa 8,000. Mu 12,000 yakoreye arasigarana 4,000. Muri ibyo 4,000 nagera mu rugo arasanga ibibazo byabaye byinshi. Usanga ikibazo kiri mu rugo kiri hejuru y'2,000. Hejuru y'2,000. Yego. Yego. No kuvuga ngo muri icyo gihe rero menye ko uri gushyira urugo rwawe mu kaga, uri gushyira urubyaro rwawe mu kaga, kubera yuko uri kurya amafaranga menshi kuruta ayo winjije. Yego. None se bwana Eugene. Yego. Bigoranye cyane. Aha, muri ubu buzima rero ikindi kibazo mfite kandi gihari gikomeye, nubwo iminota tubanye mikeya, nzakikubaza tugarutse, nzongera ngaruke kuko numva nyine nsanga ufite umwanya mutoya ukabasha kumbwira tumwe na tumwe, ariko buranza bizagenda biza neza. Ikindi kibazo nari mfite, nubwo tutari bukiganiraho kano kanya, ni ikibazo cyo gutera imbere. Amafaranga duhemba, ikintu umuntu ashobora kuyakoramo kikamubyarira umusaruro. Bakunzi bacu, urumva ikindi kibazo ndacyagifite, namwe ubwo ngubwo twese dufitanye inyota hamwe, ariko azabasha kudusobanurira. Mwakoze cyane kuduha akanya uyu munsi. Ubwo ningaruka nibyo tuzaganiraho. Yego. Murakoze cyane. Nawe noneho ushatse wasezera abantu bamaze kukumenyera. Yego rwose. Badukurikira, mukomeze rwose mudukurikire, nta kibazo. Butaha icyo kibazo ufite tuzabasha kukigusubiza. Ni ukuri tubaye tubashimiye cyane. Murakoze, mugire Imana n'amafaranga, kandi mugire ibihe byiza. Murakoze cyane.